Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umwami Imana akwambitse imbaraga z'ubutware bwiwe kugira ngo ubashe guhagarara hejuru byagerageje kukugenderaho, hanyuma ubitegekeshe itegeko ry'ijuru kuko ryo ntabwo byabasha kurisuzugura. Esteri 8:2. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Morodekayi. Imana ishimwe cyane. Imana hari igihe igikora ikintu nk'iki ngiki, igafata iby'agaciro by'umuntu byatwawe n'abandi bantu cyangwa se byatijwe abandi bantu, ikabigarura mu mwanya w'ubuzima bw'umuntu kugira ngo bimubere ikiraro cyo gukorera Imana. Ntabwo Imana isubiza ibyifuzo byacu kugira ngo tubashe kuba abo dushaka kubabo, ibisubiza kugira ngo tugere aho ishaka ko tugera kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Ndabwiza ukuri, hari ibyo Imana igiye gukora mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo wongere kugera ahandi hantu hagari mu kumenya no mu guhura n'Imana, hanyuma wuzuze umugambi wawe ukiri mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya, abantu twiganye message y'umunsi ku itariki yatambutse 28, hari ibyo Imana yatugambirijeho, ibintu bitatu Imana igikora abantu bayo. Ikimwe ejo twarakivuze, icyo Imana yakoze ifata ibintu byose Hamani yari afite umwanzi w'Abayuda ibihereza nde, babihereza Abahesiteri. Ariko icya kabiri cyabayeho rero ngo umwami Imana ishimwe Ahasuwerusi yafashe impeta yambuye nde, yambuye Hamani ayihereza Morodekayi. Ese kankubaza, bamwe muri mwe mwambaye impeta, abandi mujya muzambara. Hari igihe usanga ari umurimbo, hari igihe usanga ari amahitamo y'umuntu, hari igihe usanga ariyo yambikanye n'uwo bakundana, hari igihe usanga yarayambitswe ndetse kubera umuhamagaro. Abantu bamwe n'abakozi Imana hari igihe bajya bambika impeta, cyane cyane nko muri office ya bishop, abapotre bakunda kwambara impeta. Ariko uza agaciro k'impeta dukurikije uko biri bivuga? Niba ubizi niba ngibi byongereho. Impeta kamvuge mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, impeta isemboreza ibintu bine cyangwa se igaragaza ibintu bine. Igaragaza autorité, ubutware, ikagaragaza identité. Identité ubwo ngubwo twabyita ni identité nyine. Icya gatatu ikagaragaza ibyo bita ownership, gutunga. Ownership ni nkuko bavuga ngo iriya modoka ni yiwe bwite, iriya nzu ni yiwe bwite. Cyangombwa kigaragaza ko kira kintu ari cyawe niyo owner, ni ibya bivuze ngo ni ibye. Icya kane igaragaza covenant, igihango. Imana ishimwe cyane. Iyi migisha uko ari ine, nyemerero yakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni wakire umugisha wa autorité. Kubera iki Ahasuwerusi umwami atangiye ahereza Morodekayi impeta? Imana ishimwe cyane. Kuki atamuhaye amafaranga menshi kuri konte, ntamuhe igiposition kiremerewe na ngo yasinye, ngo yamwambitse igarade? Kubera iki? Kandi urumva yari yarakoze ibintu bikomeye. Morodekayi yaragize igihe cyo gutabarwa. Kuki Imana itangiye ihereza Morodekayi impeta? Hari ibintu hano nashize ku murongo impeta isobanura, ari nabyo namaze kubabwiraho, ariko nkabihuza noneho n'ikijyanye n'ubwami bw'Ubuperesi. Ubwami bw'Ubuperesi bwagiraga ibyo bita signet ring, impeta y'ubwami. Impeta y'ubwami, iyo umwami yaguherezaga impeta yiwe, reka tubihuza no muri iki gihe cya none, yabaga guhaye ubutware bwose. No kuvuga ngo inyandiko zose zabaga zanditswe z'ubwami kugira ngo zemerwe, bazemere, bavuge ko izo nyandiko zifite agaciro, byasabaga ngo zibe ziriho kashe. Kashe rero yabaga kuri iyi mpeta. Iyi mpeta babaga bambitse uyu muntu abaga yambaye impeta, niwe wavugaga ngo nshyizeho. Nuvuga ngo inyandiko siyo yagiraga agaciro, cyagiraga agaciro cyari impeta. Donc impeta yabaga iri mu kimenyetso cy'ubwami. Iyo rero impeta bayifataga bakayishyira ku nyandiko yanditswe, byabaga bivuze ngo ibi bintu biremewe, byakorewe mu bwami, byemewe n'itegeko ry'ibukuru.
mujya mubibona abaministers bagasohora wenda si itangazo ariko bakavuga ngo byemejwe cyangwa byaciye ahantu. Rero ni ukuvuga ngo cyangwa byasinywe mu mwanya wa nyakubahwa, ni ukuvuga ngo ibyo bintu si wowe wabikoze ariko arabizi nawe arabyemera ko ibyo bintu bisohoka. Nicyo rero impeta yabaga isobanuye bavugaga ngo autorite, ahawe ubutware, ahawe ububasha, yabaga ahawe gukora ikintu gikomeye cyane. Kimwe mu bintu intege nke zizana, ibyaha, agahinda, ubutayu, ubukene, uburwayi, bizana gutakaza ubutware, bizana gutakaza autorite, aho umuntu aba atacyabasha kuyobora ibintu byiwe cyangwa se abantu biwe, ugasanga biyoborwa n'abandi bantu, biyoborwa n'izindi mbaraga, hari abandi bantu, hari andi maboko, hari ubundi butware bugerageza kugenga ubuzima bwiwe. Iyo rero Imana igarutse guhemba ubuzima bw'umuntu mu gicaniro cy'ubuhamya, Yesu ashimwe cyane, Imana igarurira umuntu autorite. Morodekayi rero guhabwa impeti, ubu Morodekayi nta gihari, yaranapfuye. Se wari ubizi ko ari wowe Imana iri kubwira Morodekayi umuvanemo, wimushyiramo, nasi wari usimuvane. Morodekayi arashushanya wewe muri 2026, Imana ishimwe cyane. Ahasuwerusi arashushanya umwuka wera, Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana himbazwe cyane, Imana ije kurema ku buzima bwawe. Umwuka wera hari ubutware ashaka kuguha kugira ngo ugire ahandi hantu handi winjira, ugire ibindi bintu bindi uvuga bikunde. Uziko iyo umuntu afite ubutware mu masengesho adasaba, akenshi ntasaba ahubwo arategeka, avuga uko bigenda. Bibiliya iravuga muri Mariko 16:16, ibimenyetso bizagumana bizeye, bazirukana abadayimoni, bazakiza indwara, bazarya ibyica ntibigire icyo bibatwara. Ni ukuvuga ngo iyo wahawe ubutware hari ibimenyetso bigaragaza ko ufite ubutware. Niyo wambuwe ubutware hari ibimenyetso bigaragaza ko watakaje ubutware. Buriya abantu babana n'ibintu bigaragaza ko nta butware bafite ariko banze kubyemera ko batabufite. Kubera iki? Abo bari kumwe babemeza ko bafite ubutware, aho bagendera, aho basengera, aho batuye, aho batinda, bemezwa ko ari abanyembaraga cyane. Nyamara ubutware, umwambaro w'ubutware baramaze kuwamburwa. Isi rero igituremera ikintu kitwa incocero, umuntu akakwambika umwambaro. Isi yigishije cyangwa se idini yigishije abantu uburyo wambara kugira ngo bamenye ko uri umunyacyubahiro, ariko Yesu we yigishije abantu uburyo utunga we mwe imbere kugira ngo bamenye ko uri umunyacyubahiro. Kuko isi yigishije abantu ko uburyo bagaragara inyuma ari byo bibagaragaza nk'abanyembaraga, nk'abanyabubasha, nk'abanyabutware. Ariko Yesu we yaravanga ibyari bimwuzuye nibyo yaduhaye. Ntabwo Yesu yatinze areba uko inyuma umuntu agaragara, yatinze areba imbere uko umuntu yubatse. Ese uriya muntu yubakishijwe ibihe bikoresho? Uriya muntu ateguye mu buhe buryo? Uriya muntu aremwe n'ayahe mapiye? So rero ibyo bintu iyo umuntu abifite hari imbaraga agira. Ubutware nibugaruke mu buzima bwawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Wibuke ko Yesu yavuze ku butware muri Matayo 18, aravuga ngo nibagira ibyo bafunga mu isi, no mu ijuru bazaba babifunze. Hari impeta y'ijuru, hari impeta y'ijuru igiba mu ntoki zacu, hari impeta y'ubutware igiba mu ntoki zacu. Iyo mpeta yatugezemo rero, yuvuze ibintu biraba, amasengesho yacu arasubizwa, ibyifuzo byacu birasubizwa. Ibyo byifuzo bisa n'ubushake bw'Imana, kuko ntago Imana asubiza ibintu byose umuntu asaba, kuko hari ibyo dusaba bitewe na pressure y'igihe turi kugeraho n'ibyo abantu batubwiye nuko dutekereza. Ariko iyo duhishuriwe n'umwuka wera icyifuzo tukacyatura tukakivuga, icyo kintu Imana igiye gikora. Imana ishimwe cyane. Rero Imana kuba yari ifashe Morodekayi, umuntu uba ku irembo, igafata impeta Hamani yari afite, kuko bityo ko Hamani ngo niwe wari ukurikiraga umwami. Yesu ashimwe cyane. Donc ninde se mu gihugu bukurikira perezida? Mwebwe mwese murabazi. Imana ishimwe. Rero Hamani niwe wakurikiraga perezida mu gihugu. Rero nguvuga ngo igihe Ahasuwerusi yafashe impeta, kuko urumva impeta Ahasuwerusi amaze kuyambura Hamani yahise kayambara, ntabwo yayibitse, kuko ntabwo yari kubabitsa ubwami, yari kubabitsa imbaraga za politiki, yari kubabitsa itegeko, yari kubabitsa ubushobozi, yari kubavuze ngo igihugu cyose ndakizimije. Imana ishimwe cyane. Yarayambaye. Nicyo kikoreka ko impeta yari impeta y'agaciro, ntiyayibitse, yarayambaye. Noneho rero ahuye na Morodekayi, afata ya mpeta yari yambaye arayiyambura. Imana ishimwe. Ayambika nde? Ayambika umuntu witwa
wowe, kadukoremo Moridekayi ayambika wowe. Ndumva wakakira umwuka w'ubutware, the spirit of authority. Umugabo witwa Matthew Henry yaranditse aravuga ngo umwami yaguherezaga impeta y'ubutware. Mu gitabo cye yanditse ngo yabaga ashatse kuvuga ngo niyo naba ndahari byose uzabiyobore nk'aho ari njye uri kubiyobora. Kandi kwari ko kuri pe, kwari ko kuri. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Iyo munsi muri iki gitondo garurirwa impeta y'ubutware. Nugira impeta y'ubutware, hari ibintu byinshi wasengeye ariko biraburaho sinyatire. Hari amasengesho aburaho sinyatire, hari amasezerano aburaho sinyatire, hari ibyangombwa biburaho sinyatire waza guteraho bigahita ko birangira. Hari imanza ziri mu buzima bwawe zikeneye sinyatire kugira ngo zirangire. Hari ibibazo umaze igihe unyuramo byari bikeneye sinyatire, waranditse urandika uracoka ariko haburago sinyatire. Sinyatire ni heza agaciro inyandiko. Ndagusabira rero muri uyu munsi wa none mu izina ry'Uwiteka Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana y'amahoro, Imana y'ibitangaza, nusingira umwambaro w'ubutware, nusingira imbaraga z'ubutware, nusingira icyubahiro cy'ubutware, nusingira agaciro k'ubutware, nusingira ubuhamya bw'ubutware, kuko Imana igigarura ubutware. Icya kabiri ni identite. Moridekayi yari yaratakaje identite, irangamuntu, yari yaratakaje irangamuntu, yari yaratakaje ikimuranga. Urakoze cyane Holy Spirit. Yari yaratakaje ikimuranga, ibimuranga byari byaratakaye. Mu yandi magambo nta byangombwa yagiraga. Uzareba abantu baba hanze isengesho baba basenga benshi, Mana nk'ibyangombwa. Mana ishimwe, haleluya. Kuko udafite ibyangombwa hari ibintu utaba wemerewe gukora, hari ibintu utakora. Ushaka kurenganywa rwose, ntujye kuvuga ko warenganyije kuko ntibakuzi, ntibakwemera nk'umuturage wawe. Yemwe bana b'Imana mumaze igihe mugaragara nkaho mwatakaje kibaranga, nimwongere mu cyambare mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu. Umwambaro uranga abana b'Imana niwongere ugaragare muri iki gihe. Hari igisuzuguro kimaze igihe kizenguruka ku bwoko bw'Imana, ariko Imana ndumva imbwira ngo igaruye ikibaranga. Hari ikituranga mu izina rya Yesu. Icya gatatu yari ownership. Hari abantu bariganyijwe. Hari igihe umuntu ariganywa, akariganywa ibintu byiwe. Hari abantu bariganywa. Hari igihe umugabo ariganywa umugore we. Bijya bibaho. Satani ajya abikora iyo mikino ajya yikina. Hari igihe umugore ariganywa umugabo we. Hari igihe umubyeyi ariganywa umwana we. Hari igihe umwana ariganywa umubyeyi we. Hari igihe umuntu ariganywa akazi, hari igihe umuntu ariganywa ubutunzi bwe, inzu ze, imirima ye. Hari igihe umuntu ariganywa ibintu byiwe. Hari igihe umuntu ariganywa ubutunzi bwe ugasanga ubikije umuntu ikintu arangije aragitwara. Ariko ownership iraza kugaruka kuko umuntu ntiyagira identite, ikimuranga ngo abure kugira n'ibyangombwa bigaragaza ko yagaruye ibintu byiwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma icyanyuma yari covenant, isezerano. Guhabwa impeta. Bari bavuze ngo wowe ukurikiye message y'uyu munsi, kadukoresha amazina yawe cyangwa se yanjye, wowe Eric, ibihe byose uciyemo ntiwari ufite ishusho. Akira ishusho. Moridekayi yari yakira ishusho. Yakira ishusho yo kugaragaramo. Mana ishimwe cyane. Ibi bintu rero birakomeye. Kubona umuntu wari umuzamu ku irembo. Murabizi abantu bararizamu, murabazi amafaranga babahembwa. Cyangwa se dufate n'abandi bakora security, ntitujya tubabona bari kurekarama ngo bambara ipatari kabacikiraho mu manguru bakayidoda kongera gacika. Ntitujya tubona ababyeyi bataka bavuga uti ngo dutabarize, mutubwirire president tuvuganire, inzego z'umutekano tuvuganire, babandi bakora umurimo wo gucunga ahantu gutyo. Eko kane kuvuga izina ryawe. Nyine iyo umuntu akora, hari umurimo umuntu akora ukabona hari ikintu kinini abura. Ibaze rero umuntu ucungira abantu umutekano nabwo ku rwego rwo hasi rwo kuri gate ku irembo ariho yibera. Ibaze igihe kimwe yazamutse akaba yicaranye n'intebe, akaba yicaye ku ntebe y'umwami.
yicaye ku ntebe ya perezida. Ibyo bintu nta wundi muntu ujya ubikorera undi. Umva, niyo umuntu yagukunda inshuro 1000 ntiyabigukorera. Ni Imana yonyine ijya izamura umuntu kuri urwo rwego. Iki cyumweru dutangiye rero, cyumweru dutangiye aribwo tugiye kwinjira mu kwezi kwa karindwi. Ndabategura, iki ni igihe cyo gukora mu butware. Iki ni igihe cyo gukora mu butware. Ubutware bwagarutse, impeta yagarutse. Murabyibuka wa mwana bavuga muri Luka ngo yari yarazerereye, ibye byose yarabyayishije, nta shusho afite, nta gaciro afite, nta gisobanuro afite. Ngari kagarutse mu maso ya se, kimwe mu bintu bamukoreye, bamuhaye impeta. Mana ishimwe. Bari bavuze ngo noneho uhawe agaciro, ugiye kuvuga ibintu byemerwe, ugiye kumvwa, ugiye kugarurwa ishusho. Wari warabuze ishusho, wari warabuze ibyangombwa bikuranga, wari ikirara, ugaruriwe ishusho. Mana izaturinde kuba abakristo b'inzererezi batagira ahantu babarizwa. Inzererezi za onorayine, inzererezi zo hirya no hino, inzererezi zo mu madini hirya no hino, inzererezi zo hirya no hino. Hoya, Imana izaturinde ibyo bintu. Jya uba umuntu uri ahantu hamwe, uhagarare neza, uhakunde, uhabe, uhubahe, uhakorera umurimo. Imana yagusangisha umugisha, kuko ukuzerera cyane haba nk'ubuyobe cyane kuruta kumenya Imana. Imana ihimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Niba warayobeye muri twebwe, warayobeye muri message y'umunsi atariho hawe, genda ujyana ugomba kuburi kugira ngo bizakugirire umumaro. Ariko niba ariho hawe, hakunda uhubahe cyane, hanyuma Imana yakuzanira umugisha wawe. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo dusengane rero. Mbere yuko twinjira mu kwezi kwa karindwi, haragomba kugaruka iyi migisha uko ari ine. Impeta yawe iragomba kugaruka. Hamani yajyaga yambara impeta ya Moridekayi akumvira mubereye. Ziko iriya mpeta yazamuraga n'ubwibone se. Iyo Imana iguhaye itaragucuncumuramo ibintu bibingi bikuvanemo, ubwibone buratumbagira. Hamani yagiraga ubwibone ngo ku buryo umwami yaramubwiye ngo umwami akunze kubaha bamugirira gute, akajya avuga ngo hari undi utari jyewe ngo nigenda bizi. Ngo nuko ari kubicisha ahandi ntashyire nk'amazina yanjye Hamani ngayuzuzemo. Kuko se ngoma kayuzuza mufite secretary araza kwandika amazina yanjye, nanjye ndakubitaho impeta. Tukabona avuganye n'umwami. Hamani yarazi kare bavuga, kumbe bari kuvuga umugabo ibihe byasize inyuma. Kamvugane n'abantu maze igihe ibihe bisa naho byabaciyeho, bisa naho amahirwe yabanyuzeho mwabisikanye, bisa naho ubuzima mwabisikanye, muhurana n'indwara z'ubuzima, bisa naho gukundwa mwabisikanye, muhura n'ababangiza n'ababanga n'abakomeretsa kuruta ko wahura no gukunda. Wowe bisa naho ibihe byakurekuye, bisa naho ibihe byakugizeho ijambo. Uyu munsi wa none reka wongere winjire mu kirere cyo kongera kwambikwa impeta. Autorite yawe igaruke, ubutware bwawe bugaruke. Nihasohoka ikintu cyose kinjiye mu buzima bwawe kidakwiriye kubamo, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Niwakire izi mbaraga. Iyi ni imigisha itatu Imana ihereza abantu ijya yubaha. Niwakire uyu mugisha. Wa mbere ejo twaravuze, wa kabiri tuvuze uyu munsi. Reka wakire ubwoko bw'uyu mugisha. Ndagusengera aho uri hose, mbaraga z'Imana nizikugaruriza iyi migisha. Wavuga ngo mwami Yesu, ndakira ubutware natakaje. I receive back my authority. Ndakira ubutware bwanjye natakaje. Ndakira ubutware bw'umuryango wanjye. Ndakira ubutware mu butunzi bwanjye. Ndakira ubutware mu gihugu cyanjye. Ndakira ubutware mu muhamagaro wanjye. Ndakira ubutware mu kazi kanjye. Ndakira ubutware ku myaka mfite, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nongere usubirane ubutware. Ubutware nibwongere bukuyoboke, nibwongere buhinduke inzira yawe. Kabiri, ushaka kuvuga ngo mwami Yesu, ndongera gusubirana ibindanga. I receive back my identity. Ndakira identity yanjye, ndasubirana identity yanjye. Identity ingaragaza nk'udasanzwe. Petero yayivuzeho gatoya, aravuga ngo muri ubwoko bwatoranyijwe, muri ishyanga ryera. Imana ishimwe. Ntukwiriye gukomeza kubakondana n'intege nke wagendeyemo, n'ibyaha wagendeyemo, n'amakosa ibyo wishe. Hoya, ibabarira. Ariko nawe ibabarira ukabyara. Imana yo ni nyembabazi, cyo wara buri munsi ku wundi. Ibabarira urekure ibyahise, wongere ugarukane za mbaraga zawe. Imana ishimwe. Identite yawe nigaruke, be kukwitiranya, be kugufata uko utari. Identite yawe nigaruke mu izina rya Yesu. Identite y'uko uri umwana w'Imana, identite y'uko uri warazwe, identite y'uko uri watoranyijwe, identite y'uko ugendana n'Imana, identite y'uko uvugana n'Imana. Abana b'Imana bagira ikibatandukanya n'abana b'abantu, byanga bikunda kiba gihari.
ushobora kutakirebera muri telesikopi, ushobora kutabirebera muri mikorosikopi, ushobora kutabirebera muri jimeri, ariko hari amaso y'umwuka ajya bigaragaza. Subirana ikikuranga, receive back your identity. Icya gatatu ni ownership. Subirana ibyangombwa byawe. Sinzi identity n'ibyangombwa numva bitandukanye. Ibyangombwa ni ibintu umuntu aba afite, ariko hari undi muntu wabyinjiyemo agatangira kubikoreramo. Imana ishimwe cyane. Iyo umaze rero kugira identity, ufite aho ubarizwa, ufite aho wabariza, ufite aho wagaragariza ikibazo cyawe, noneho ibyo wambuye nibwo utangira kugira gute kubigaruza. Iyo ni ownership. Ni uvuge ngo Mwami, ibyo nariganyijwe mbizi cyangwa ntabizi, ndi mu ntege nkeya, nsinziriye, cyangwa se ndi mu byaha, cyangwa se ndi mu buyobe, cyangwa se ndi mu bihe nanjye ubwanjye nasobanukiwe, ndabyakira muri iki gihe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo nk'umuraga w'ubwami bw'Imana. Icya kane batubwiye igihango, covenant. Iriya mpeta ya Moridekayi yarivuze ngo hari igihango agiranye na Ahasuwerusi, hari igihango ufitanye n'Imana, hari igihango ufitanye n'Umwami Yesu. Yesu yafashe amaraso yiwe arayavidura yadushyiramo kugira ngo aduhindukire gukiranuka kw'Imana. Turi mu minsi Imana imaze iminsi tuganiriza ku munyu, ikatuganiriza ku mazi, ikatuganiriza ku mavuta. Ni ibintu dusanzwe dukoresha byose, ariko iyo twasenze Imana yatubwiye hari ibintu twakiriramo tutigeze twakira. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Iyo twasengeye mu iyerekwa ry'Imana yatubwiye ngo nimukore gutya, hari ibintu twakiriramo. Imana ihimbazwe cyane. Niyo mpamvu umwanditsi w'ibyahishuwe yaravuze ngo mu isi yo guhanura kwabo amazi bayahindura amaraso. Aba ari amazi umuntu asanzwe anywa asanzwe, ariko muri kwa gusenga hari ikiba. Umunyu se ntiwari umunyu usanzwe mu gihe cya Eliya, ajya guhanura amazi yica. Amazi tuyageranya ubuzima bwari bwaranduye, ngo ariko aminjagiramo umunyu birongera bibaho. Biravuga ngo turi umunyu w'isi. Yesu ashimwe cyane. Rero ngo umunyu iyo ukayutse barawujugunya. Rero uyu munyu uri kurya n'ubundi usanzwe uwurya, ariko uri kuwurya kuko hari ijambo Imana yawuvuzeho. Bivuze ngo hari ibintu byakayutse mu buzima bwawe muri iki gihe urimo kugarukana mu buryo budasanzwe. Ubikore mu kwizera, kubera ko nutabikora mu kwizera Satani araza kukuvuguruza mu bitekerezo no mu myumvire yindi itandukanye y'isi, ntago yabura. Ariko wowe ubikore mu kwizera, kumvira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana ndagushimira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimira kuri Imana y'amahoro, ndagushimira kuri Imana y'ububasha n'ubutware, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ku buzima bw'abana bawe. Turaturanga ibi byiza byose bibasanganire, bibagenderere, bikorane nabo, bivugane nabo, binjire mu gihe cyabo mu buryo bwose, ubuhamya bwabo bwuzure. Ndagushimira ko wabaye ukwizerwa ukwezi kwa gatandatu kose, wagendanye natwe kuri bikomeye, kuri bihambaye, uri mu mashimwe, uri mu buhamya, iby'amaso areba, ariko iby'amaso atareba nibyo byinshi wakoze Mwana. Ndabigushimira. Ndatura umugisha ku bakunzi ba message y'umunsi umugambi w'Imana ku buzima bwabo, twitegura kwinjira muri uku kwezi kwa karindwi. Data komeza kutugenderera aho bari hose ku isi, ubagirire neza aho bari, ubarinde, ubarwanirire, ubakomeze, kandi utwongerere kukwizera no gusobanukirwa. Komeze gutanga imbaraga kuba kwizera n'abasangiza ubutumwa bwiza, imirimo yabo nabigere kure, ibyiza byabo bigere kure, inkuru zabo nziza zigere kure. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusabye twizeye, amen.